mu byo uyu n'uyu yemeza ko bivuye mu ijuru, ahubwo ni Bikira Mariya utegeka wagize igikoresho cye kwiyereka abo Yezu Kristo yitoreye ngo bamuhagarariye ku isi. Ibyo tubyumve neza, umuntu atangiye kubonekerwa, yari afite uburenganzira bwo kuba yatangira kwamamaza hose ibyo yabwiwe n'abavuga ko bituruka mu ijuru, ariko Bikira Mariya umubyeyi wa Nyagasani Yezu Kristo yariwe koko utanze ubutumwa. Icya mbere agusaba wowe yagize igikoresho cye ni ukujya kwiyereka abayobozi ba Kiliziya kugira ngo noneho basuzume ibyo uvuga, barebe niba koko bifite ireme. Nubwo ari nyina wa Jambo, yiyoroshya imbere ya Jambo n'intumwa ye kugira ngo bihite bigaragara ko ubutumwa bumuturutseho butaje kugira ikindi buhishura tudasanga muri Bibiliya, ahubwo buje gushyigikira no kwibutsa inyigisho ya Yezu Kristo. Ategeka uwabuhaye kujya kuyoborwa n'abasimbura b'intumwa za Yezu. Ibyo noneho birumvikanye. Umubyeyi Bikira Mariya iyo agira ngo aduhanure, atuvane mu ikoni abona tutavamo, tubihawe n'ubwenge bwacu bwo kuzirikana ku ijambo Nyagasani Yezu Kristo yadusigiye, araduhanura. Ariko muri wa wundi anyuzeho kugira ngo tumenye impanuro ze, akamubwira ati banza ujye kwiyereka abakuru ba Kiliziya babone ko ubutumwa ntanze buje gushyigikira n'ubundi ubwo bahawe. Uwo ni wo murongo wa Bikira Mariya. Amabonekerwa rero yose twumvise ko akomeye ku isi, Fatima, Lourdes cyangwa se Guadeloupe ku mugabane wa Amerika, ntiyamamajwe mbere na mbere n'abo Bikira Mariya yabonekeye. Ni ubuyobozi bwa Kiliziya bwayamenyekanishije, busanze ubutumwa bwayo buhuye kandi bushyigikira inyigisho y'uruhererekane rwa Kiliziya Gatolika ikomoka kuri Yezu Kristo. Iyo yari ingingo ya mbere y'inyigisho, kutwereka uruhare rw'ubuyobozi bwa Kiliziya mu butumwa buturutse kuri Bikira Mariya. Uwo murongo usanzwe Kiliziya yacu igenderaho, ishyira urumuri mu bivuye mu yindi si, amaso yacu y'umubiri atabasha gusingira, ni nawo wayoboye icyemezo kimaze imyaka 25 gifashwe n'umwepiskopi wa mbere wa diyosezi ya Gikongoro, Kibeho iherereyemo, Agustin Misago. Icyo cyemezo ntimwibwire ngo kiri mu magambo ya wenda ku gice cy'urupapuro, gikubiye mu gatabo katafite amapaje ari munsi y'10. Ni harimo rero byinshi asobanura, ntabwo byose ngira ngo mbibasomere nongere kubibabwira, ariko nibura reka tuvuge ibibazo by'ingenzi icyo cyemezo cyaje gukemura. Ntafite akanya ko gusama izo mpapuro zose zikubiyemo icyo cyemezo, ntabwo nine mumbwire mu magambo make icyo cyemezo kije gukemura, navuga iki, ntamana iki. Muri icyo cyemezo rero nubwo kirambuye, kiri mu magambo menshi, ariko hari ibibazo bibiri by'ingenzi byavugishije menshi kuva aho Kibeho habereye ibidasanzwe byahuruje abantu n'abandi. Ikibazo cya mbere ni iki ngiki icyo cyemezo cyagombaga gukemura: ese koko ni Bikira Mariya nyina wa Yezu umucunguzi wacu wigaragaje ikibeho? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Abakuru muri twebwe bamenye ibya Kibeho bigitangira, impaka bajyaga natwe bakazidusigira tukaziya. Ese koko bari abantu bavuga ngo babona ibidasanzwe ni Bikira Mariya wa wundi dusoma muri Bibiliya koko ubabonekera? Icyo cyemezo rero kiyaje guha igisubizo kidakuka icyo kibazo cya mbere. Noneho kikabivuga kigira ati niwe koko akaba yaraduhishuriye ko ari nyina wa Jambo cyangwa se nyina w'Imana. Ngicyo ikibazo cya mbere. Icyemezo turimo gukorera imyaka 25 gikemura ni ukutubwira ko koko
ubuyobozi bwa kiliziya bwemeje ko ari Bikira Mariya nyina wa Jambo wabonekeye hano i Kibeho. Iyo rero iki kibazo gishubijwe, hari n'ibindi gikurura byinshi, ariko noneho twakusanyiriza muri iki kimwe. Ni bande yiyeretse by'ukuri ko abasaga 30 bahuruje imbaga yakurwaga no kubumva bavuga ko babonekerwa na Bikira Mariya? Cya cyemezo kitubwiye ko ari Bikira Mariya koko wabonekeye hano, ariko dusigaranye andi matsiko ko hari abantu benshi barenze 20, barenze 30 bavuga ko bamubonye. Ese bose tubakurikire, cyangwa se mwebwe nka kiliziya hari abo muduhitiyemo turi bukurikire ko ari mwebwe mutuyobora? Icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bwa kiliziya aho naho kiyabonera igisubizo, kitubwira ko muri abo bose bagiye bavuga ko nabo babona ibimenyetso bidasanzwe, bareba hejuru mu kwezi bakagira ibyo babona, baturutse imihanda yose, batari na hano gusa Kibeho ahubwo no hino mu Rwanda. Icyo cyemezo cyatweretse 3 bonyine bo kwizerwa: Alphonsine Mumureke, Natalia Mukampazimaka na Maria Clara Mukangango. Ngibyo ibibazo bibiri by'ingutu cya cyemezo cyadukemuriye, kuko twari dufite amatsiko akomeye aho batangiye kuvuga ko i Kibeho habera ibidasanzwe. Cyahise kitubwira ko koko ni Bikira Mariya wahabonekeye, nyina wa Jambo, umubyeyi w'Imana, kandi ko aho yabonekeye tutagomba gushidikanyaho ari 3 bonyine. Inzira yanyuzwe kugira ngo icyo cyemezo gifatwe ni ndende. Hari abantu 4 dukwiye guhora twibuka kuko babaye inkingi z'icyo cyemezo. Hari Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi, hari Musenyeri Agustin Misago, Kardinali Joseph Ratzinger waje kuba Papa Benedicto wa 16, ariko icyo gihe yari Kardinali Joseph Ratzinger, noneho na Yohani Paulo wa II waje no kuba umutagatifu. Reka rero tuvuge muri make uruhare abo 4 bagize. Hari n'abandi benshi ntabwo twabarondora hano, ariko inkingi zikomeye nabo ngabo. Reka duhere ku wa mbere, ari we Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi. Niwe rero wafashe iya mbere mu guhagurukira ibyaberaga i Kibeho, dore ko ari mwe muri paruwasi yayoboraga nk'umwepiskopi wa diyosezi ya Butare. Kuwa 20 Werurwe 1982 yashyizeho komisiyo y'abaganga yahaye inshingano zo kumufasha kumenya ubuzima bw'abavugaga ko babonekerwa. Ni ukuvuga ko yumvise ko muri imwe muri za paruwase ze hari ibintu bidasanzwe, nawe yamugeze mu matwi, abona ko birenze ibyo kuba yakoresha inama y'abapadiri, no kuvuga abo bayobora na diyosezi ngo babikemure. Noneho aravuga ati kugira ngo impaka zishire kandi ibintu bikorwe mu murongo ugororotse, nihajyeho komisiyo 2. Mbere na mbere y'abaganga niyo yashyizeho yo kugira ngo barebe, bite ku buzima, barebe ubuzima bw'abandi bavuga ko babonekerwa. Ese basanzwe ubundi bafite ubwenge bubayobora buzima, cyangwa se n'ibindi bihangishijeho, nta burwayi bafite? Izo ni zimwe mu nshingano yahaye iyo komisiyo y'abaganga. Yahise yukurikirwa n'impuguke mu iyobokamana yashyizeho kwa 14 Gicurasi 1982, ayishinga gusuzuma niba ubutumwa buhabwa abafatwa nk'ababonekerwa butabangamira ijambo ry'Imana n'amabwiriza y'uruhererekane rwa kiliziya. Ngicyo rero icyo umushumba wari ushinzwe Kibeho igihe amabonekerwa yatangiriye, ariwe Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi yakoze, no gushyiraho za komisiyo zimufasha gusesengura no gufutura ibyaberaga hano. Si ibyo byonyine yakoze, ahubwo yanatangaje amabaruwa 3 ya gishumba yo kumurikira abakristo mu byaberaga i Kibeho. Yanditse amabaruwa 3, noneho ayatangariza abakristo. Ibaruwa ya mbere
yasohotse kuwa 30 Nyakanga 1983, ikaba yarasabaga abakristu kwitonda ntibahite bavuga ngo ese kuki Kiliziya idafata imyanzuro ku buryo bwihuse, kuki isa naho ibarerega ntibabereke inzira bagomba kunyura ko bagomba kwifata. Avuga ati nimwitonde, birasanzwe iyo habaye ibintu nka biriya ntabwo Kiliziya nyobozi ihita ifata umwanzuro, irabanza igatohoza neza. Iyo baruwa yaje gukurikirwa n'iya kabiri yashyize ahagaragara kuwa 30 Nyakanga 1986. None muri iyo baruwa ya kabiri akishimira imbuto nziza zeraga ku byaberaga i Kibeho, kandi akanemera ko umuntu ku giti cye cyangwa se abantu nk'itsinda bashobora kuba bahasengera. Ibaruwa ya gatatu yatangajwe kuwa 15 Kanama 1988 izitanga uburenganzira bwo kuhasengera ku mugaragaro. Iya kabiri yavugaga ko ushobora kuhasengera mu ibanga mu itsinda, ariko noneho iya kabiri izayemeza ko, nakiya gatatu izayemeza ko noneho hashobora gusengerwa ku mugaragaro, nubwo icyemezo cyo gufutura ibyaho cyari kitarasohoka. Hashoboraga kubera misa, hashoboraga kuba hatangirwa amasakramentu nka penetensiya n'ibindi. Aho dosiye ya Kibeho yimuriwe muri diyosezi nshya ya Gikongoro, Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi yakomeje kuza mu nama atumiwemo za komisiyo zasesenguraga ibya Kibeho. No kuvuga ko diyoseze ya Butare yibarutse diyoseze nshya ya Gikongoro, dosiye yigaga ibya Kibeho yimukiye aho noneho Kibeho yabarirwaga, no kuvuga Gikongoro. Ariko Musenyeri Gahamanyi ntihahita avuga ngo noneho jyewe ntibikindeba, ahubwo agakomeza kuza nk'inararibonye mu nama atumiwemo, nawe agatanga umusanzu. Twavuga ko ni byiza kumenya ko yaje gusaza akitaba Imana afite imyaka 79, yitabye Imana kwa 19 Kamena 1999. Imana imuhe iruhuko ridashira kandi mwakire mu bayo. Ngo rero wa mbere wagize uruhare mu byerekeye icyo cyemezo turimo gukorera yubire ni Musenyeri Yohani Batista Gahamanyi. Aza noneho kugwa mu ntege, wamugoye mu ntege, wamukurikiye ni Musenyeri Agustin Misago. Yari umwe mu bagize komisiyo y'iyobokamana amabonekerwa ya Kibeho. Yabaye Padiri Agustin Misago ari umwe mu barimu b'abarezi muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Noneho aza no gusabwa n'umwepiskopi wa diyosezi ya Butare kuba umwe mu bagize komisiyo y'iyobokamana, maze kubabwira ko yashyizweho guhera mu mwaka w'1982. Yagizwe umushumba wa diyosezi nshya ya Gikongoro kuwa 30 Werurwe 1992, ahabwa ubwepiskopi kuwa 28 Kamena 1992. Yihatiye kunoza imirimo ya za komisiyo zasesenguraga ibya Kibeho, cyane ko kuri we bitari bishya, yarasanzwe azi uko zikora kuko n'umwe mu bari bazirimo. Amaze gukusanya neza ibyizo komisiyo mu mwaka w'2000, ibyo yaramaze kubikusanya noneho yabyoherereje ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya Gatolika i Roma, agakorana bya hafi na Karidinali Joseph Ratzinger wayoboraga ibiro bya Papa bishinzwe ubusugire bw'ukwemera, nawe akabiganiraho na nyir'ubutungane Papa Yohani Paulo wa II. Musenyeri Agustin Misago yafashe icyemezo ku byaberaga i Kibeho ari uko amaze guhabwa uruhushya n'abo bombi, bityo Kibeho ifite umwihariko wo kuba yaremewe n'abapapa babiri. Hari Mutagatifu Yohani Paulo wa II, hakaba na Benedikito wa 16 atarafatira iryo zina,
ni izina yari afite ni Yosefu Ratzingeri. Ibi bishimangirwa n'uko radiyo ya Vatikani yaje gusakaza ibyaberaga i Gikongoro ubwo kuwa 29 Kamena 2001 Musenyeri Agustini Misago yayoboraga misa yatangarijwemo icyemezo gikemura burundu ibyaberaga i Kibeho. Ibyo rero ni ikintu gikomeye n'ubwo igihe wa mwepiskopi agiye kubitangaza i Roma berekanye ko nabo icyo cyemezo ari icyabo. Radio Vatikani iza kuba ariyo isakaza mu isi hose ibyaberaga i Kibeho. Ikiro nacyo n'umwihariko ukomeye wa Kibeho. Ngabo abo Roho Mutagatifu uyobora Kiliziya kuva Yezu asubiye mu ijuru yifashishije by'umwihariko ngamenyekanishe impanuro ze duhabwa n'umubyeyi Bikira Mariya. Kuba hari abashumba babiri ba Kiliziya Gatolika y'isi yose bagize uruhare mu cyemezo gikemura burundu ibya Kibeho biradufasha kumva uburemere bw'ibyabereye iwacu mu Rwanda. Ntabwo Bikira Mariya yanyuze kuri Alfonsina mu Mureke na Natalia Mukamazimaka na Maria Clara Mukangango aha ubutumwa ihanga ry'Abanyarwanda bonyine. Yaje kubwira isi yose kuko irimo kumanuka ijya ahabi. Nibyo yatangarije Maria Clara kuwa 27 Werurwe 1982 agira ati iyo nje nsanga umuntu mbambwira isi ikoranabuhanga riradufashije. Mureke dukomeze tugeze rero ku ngingo ivuga ko kuba icyemezo cyafashwe gikemura burundu ibyaberaga i Kibeho. Hari abashumba babiri ba Kiliziya Gatolika y'isi yose bagizemo uruhare, Mutagatifu Yohani Paulo wa II na Papa Benedikito wa 16. Ibyo bikagaragaza uburemere bw'ibyabereye iwacu. Bityo rero ntabwo Bikira Mariya yaje gutanga ubutumwa agira ngo burebe mbere na mbere ihanga ry'Abanyarwanda ryonyine. Yaje kubwira isi yose kuko irimo kumanuka